Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mute mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba. Iri itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yongera kwibutsa abanyarwanda ri muri ya gahunda yagirayo amahoro. Hano iri tangazo rirareba abanyeshuri mwakoze ibizamini bya leta. Ubwo ndavuga ko iri tangazo ari irya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri ndetse n'ibizamini by'abanyeshuri mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo none riraza kugaruka ku kigo gishinzwe amazi wasake yavuze yuko rero mw'iki gihe cy'impeshyi amazi yari amaze iminsi yarabuze, ndetse namwe nk'uko mwabibonaga abacaga kuri Nyabarongo na mwabonaga yuko Nyabarongo nayo yakamye, nayo irimo iragenda ikama. Bivuze yuko turi mu gihe cy'impeshyi cy'izuba ryinshi cyane, aho izuba ryishe imyaka ahantu henshi hagiye hatandukanye, aho ibyatsi byumye ibibaya bikuma, inka zikaburaho zirisha zikishwa n'inzara. Ariko wasake yongeye gusubiza cyangwa kurema agatima abanyarwanda ivuga yuko mugume hamwe, amazi agiye kugaruka vuba ahangaha, turi kuvumbura andi masoko mashyashya. Ni mu gihe rero mu baturage bari batuye mu mujyi wa Kigali bari batangiye kwiheba bavuga ngo bagiye kwicwa n'inzara kubera kubura amazi, naho bayaboneye akaza ahita agenda, cyangwa naho ari mu bibaya, cyangwa naho ari kwano marobine muboneho ku muhanda abantu bavoma. No kuvuga ngo igiciro cyarure mu injerekani yaguraga amafaranga 20, ubu ngubu isigaye injerekani igura amafaranga 50. Ariko tukibaza ati ese wasake yurije amazi ntitwabimenya? Wasake yatangaje ko amazi n'ubundi igiciro kiracyari cya kindi bitewe n'imbogamizi zajemo nk'izo ngizo zitunguranye z'impeshyi, yaje kubura amazi nyine, amasoko amwe namwe agakama aho bakururaga amazi, gusa rwose amazi igiciro ni cya kindi. Ariko ni mu gihe kampani ikora amazi Sorofoyo amazi yayo yayurije, ni mu gihe icupa ryaguraga 1000 rwose, ubu icupa risigaye rigura 5,000. bivuze ko amazi ari ikibazo. Rero byo nibikenya mba nkubwiye mu byo wasake yatangaje, ubwo ndaza kubirambura. Ariko reka nongere ngaruke ku kigo gishinzwe ibizamini cyangwa n'uburezi bw'abanyeshuri NESA. NESA yatangaje ko abanyeshuri bakoze ikizamini mu mwaka wa 2025 bashyizwe igorora, cyangwa bamwe na bamwe bagiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho mu karere ka Nyamagabe umwana arimo akora ikizamini cya leta akaza yitwaje icyuma avuga ati nindangiza gukora ikizamini ndaza kwica umuntu. Bivuze yuko rero aba bana bahawe ibizamini bikomeye cyane, bivuze ko rwose 99% abazatsinda n'imbarwa. Ariko inkuru nziza ku banyeshuri bazatsinda ibizamini bya leta, bazahabwa buruse ya leta kandi bazahitamo segisiyo bashaka kwiga. Noneho inkuru mbi ku banyeshuri noneho bakoze ibizamini bya leta, no kuvuga ngo umuntu uzatsindwa ikizamini cya leta my friend ko bikakaye. Ni ukuvuga ngo kwa kundi watsindwa gukava mu ishuri ngo n'ubundi warangije amashuri, ibyo ntako bigikora ndagatora umushi. Bivuze yuko NESA yavuze yuko uzasibira ukongera ukiga paka ubonye amanota. Noneho yongera igaruka ku bantu bagiye guhabwa impamyabumenyi za diplome barangije kaminuza. Iravuga ati rero mu gihe murangije amashuri yanyu muhawe impamyabumenyi, nyaboneka mushaka akazi cyangwa muhanga akazi, muhereze bagenzi banyu akazi. Kandi nanone ikabibutsa yuko hari andi mashuri abateganyirije na bachelors mufite, ni ukuvuga ngo mukene kwiga bachelors, sibyo? Nyine ni ukuvuga ngo kaminuza ifite ibyiciro bitandukanye, mwige n'izindi kaminuza kuko zirahari. Bivuze yuko rero NESA nanone yatangaje igihe bano bantu bazafatira amanota yabo, abana bigiye bazahabwa impamyabumenyi zabo, amadiplome. Bivuze ngo ibi nibicyamba nkubwiye mu byo NESA yatangaje, ubwo ndaza kugaruka mbirambuye. Ubwo ni ducyamba ni kugenda nkubwira kubera ko mba mfite amatangazo menshi. None tugaruke ku itangazo rya polisi ikora mu mujyi wa Kigali. Noneho polisi ikora mu mujyi wa Kigali irongera kwibutsa abantu ibabwira ngo mugereyo amahoro. Impamvu aka kandi ikunda kugakoresha ngo mugereyo amahoro ni iyi ngiyi. No kuvuga ngo impanuka nyinshi zikunze kumvikana mu mujyi wa Kigali akenshi zikunze guterwa abamotari, abanyonzi. Abo bantu bakunze kugira nyine impanuka nyinshi zikunze guturuka ku bamotari n'abanyonzi. Mu gihe umumotari aba ari kugenda asesera mu binyabiziga mo hagati bikarangira agonzwe cyangwa agonze, ugasanga biteje ambotiyage. Rero polisi y'u Rwanda ikibutsa abamotari cyangwa abantu bose bakora mu mujyi wa Kigali batwara ibinyabiziga ibabwira ngo mutware ibinyabiziga mutanyweye ibisindisha kandi mugereyo amahoro. Ni mu gihe polisi ikora mu mujyi wa Kigali igicishamo ikagenda igakangurira abaturage
abaturage cyangwa abamotari babwira cyangwa ibigisha uburyo ki bakoresha umuhanda bitewe n'iki, bitewe n'ibintu baba bagenda bawukoreramo, bamwe bahagaze abandi bari mu biki. Yongera kwibutsa yuko umuhanda ntago ari akarima k'igikoni, kuko umuhanda ushobora kuwupfiramo cyangwa ukawuburiramo ubuzima. Bivuze yuko yongera kukwibutsa yuko ugomba kugenda neza mu muhanda kandi ukarinda umugenzi uhetse nawe wirinda, ndetse urinda na mugenzi wawe uri imbere. Bivuze ko rero iyi ni incamake y'amakuru mba maze kubabwira muri dukenya tugize aya makuru ngiye kubaramburira. Nimba ari ubwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho nge mugiye kubana nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura. Noneho nimba ari ubwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu nubikora rwose uzajya ubona amakuru. Murabizi ko Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bigiye bitandukanye mu turere dutandukanye, tuba dufite abambasaderi. Ariko nataragenda cyangwa nataratangira amakuru mu buryo burambuye, ndashaka kubaragiza icyumweru. Bivuze ngo ndashaka kubahereza, nshaka nyine kubashimira ku byo mwagiye mukora, gukora subscribe, bamwe mwadusharinze, bamwe mwaturebeye amavideo, n'abadututse mwese nongera kubashimira ngo uno munsi ni umunsi w'icyumweru. Rero mba ndi kubaragiza Imana, mbwira Imana ngo ibandindire, kubera yuko nta kindi kintu nabakorera. Urukundo mwanyeretse ni urukundo rwiza. Niyo mpamvu mba nafashe iminota ya nyuma nkavuga ngo ndabanza nshimire abafanizi banjye bankurikirana, nongere kubaragiza Imana, bereka yuko nanjye ndi kumwe nabo kandi nzahorana nabo, kandi nzahora mbahereza ibintu byiza, cyangwa nzahora mbahereza amakuru nk'uko nabibasezeranyije. Rero mbere bwo mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nkwibutsa gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye, ariko cyane cyane wakoze subscribe uri uw'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha, bitewe na support yawe cyangwa n'inkunga yawe ikomeye waduhaye ya subscribe. Rero gukora subscribe n'amafaranga bisaba, gusa gukora subscribe bigufasha kuzajya ubona amakuru ku gihe. Ikintu rero nongera kugusaba cyangwa nongera kukwifuriza ni icyumweru cyiza. Nongera kugusaba usharinge izi video zacu kugira ngo zigere ku bantu benshi, ndetse Imana ibarinde, ibaha umugisha, ndetse Imana ijye ibaha ibintu byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse mwarakoze, ndetse nitwa Kidasamura, urw'inkorgo tubakora rugakonkoma.